Abantu mwagiye munsonga kubera iki ntabakorera kuri abakinnyi bakina izi filime za z'inshinwa, gusa ariko uyu munsi mureka nuzuza icyifuzo cyanyu. Uyu munsi tugiye kwinjira mu buzima bw'abakinnyi babiri, nubwo ari benshi mwagiye mubona mu maso yanyu mwakunze, gusa ariko mureka uyu munsi twinjire kuri abakinnyi. Abakinnyi bari gukina muri Till the End of the Moon. Urebye umusore ukara n'uwo mukobwa, umwe wahita umwita Tantai Jin, undi ugahita umwita Yeziu, bitewe n'uko ugenda babona muri filime zigiye zitandukanye. Gusa ariko nanone mwibuka aka kantu, uyu musore yakinnye muri Whispers of Fate yitwa Tangarinsi. Uyu mukobwa yagiye akina muri nyinshi, gusa ariko nanone mbere yuko dutangira kamibutsa akantu cyase mbabwira ibintu tugiye kwibanda muri iyi video. Aba basore utekereje imyaka yabo, uyu mukobwa kare imyaka yabo, iyo mubarebye kuri video mubona ari abana bato, gusa ariko wumvisha imyaka yabo watangara wase kukagwa. Uyu Yeziu n'uyu Tantai Jin tugiye kwinjira mu buzima bwabo, turebere hamwe ese mbere yuko binjira muri sinema cyase gukina amafilime bari babayeho ubuhe buzima, bakoraga iki, ese aka kanya nyuma y'ubuzima cyase nyuma y'ubuzima bwa filime bagaragara mu maso yanyu ni bantu ki. Ibyo byose tugiye kurebera hamwe muri video. Mbabwiye ngo mugiye kureba imyaka bafite, mumenye ubuzima bari babayemo mbere yuko binjira muri sinema, umenye ubungubu uko wabayeho, mbabwire aho bakomoka naho batuye. Ibyo byose tugiye kwibandaho muri iyi video. Ni amakuru meza namba nabashakiye kujya basi munasobanukirwe, murebe izi filime muzi n'abantu muri kureba abaribo n'ubuzima baciyemo. Niba uri mushyashya kuri YouTube channel ukaba ukunda ibiganiro nk'ibi ngibi, kanda subscribe, wandike na like, wandike comment ivuga ngo wadukomereza ugakora. Mbere yo gukuramo video tugiye kunyuza intro ya YouTube channel na amasegonda 15 duhita dukomeza ikiganiro. Muri Till the End of the Moon, umukinnyi w'umusore ukina ari Tantai Jin, ubu aka kanya yavutse ku itariki 28 Nyakanga mu 1988, ubu afite imyaka 37 mu 2026. Umurebye umwara imyaka irenga 21 bimbwiye muri comment. Gusa abashinwa bibitsa akantu koko ari bakuru gusa bakagaragara nk'abana bato. Ubu uyu mukobwa ukina ari Lisusu cyangwa se Yeziu yitwa Bailu, yavutse ku itariki 23 Nzeri mu 1994, ubu afite imyaka 31 mu 2026. Ni umwe mu bakinnyi b'amafilime y'abashinwa yakunzwe cyane muri iki gihe. Ikintu gitangaje aka kanya ni uko bita Tantai Jin ni bita Yeziu, aka kanya mu maso y'abantu bafata nkaho bakundana. Gusa ariko abafana benshi bakunze cyane chemistry yabo muri Till the End of the Moon, ndetse bamwe bajya bibaza niba bakundana no mu buzima busanzwe, ariko nta gihamya y'amakuru yizewe ko uyu musore Tantai Jin na Yeziu bakundana by'agateganyo cyangwa se by'ukuri. Izi ni zimwe muri series zakunzwe cyane aba basore bakinnye n'uyu mukobwa, ngiye kubasomera hano hasi. Ubwo ndavuga uyu bita Bailu. Yakinnye filime nka Legend, nka The Legends, Arsenal Military Academy, Love is Sweet, One and Honored, Forever and Ever, Ordinary Greatness, Till the End of the Moon, Story of Cunning Praise, Only for Love. Uyu bita Tantai Jin yakinnye muri filime nka My Sunshine, Princess Silvers, Ashes of Love, and The Winner is Love, Love is Sweet, Liye to Love, Broker, Love in Panache, Till the End of the Moon, Follow Your Heart. Ibi tubigenekereje uyu Tantai Jin na Yeziu bivuze ngo bahuriye muri filime nyinshi. Yeziu mumwuka muri filime bita Feud. Uyu mukobwa ukina ameze nkaho yigira akagoryi, abatangaje anashimishije imitima ya benshi. Aba bakinnyi bakunzwe cyane kurusha abandi bose n'abantu babanyuze mu maso iyi filime Till the End of the Moon. N'impamvu turyohera akenshi na kenshi bituruka kuri aba basore. Impamvu abasore bakunzwe cyane cyase bakundwa cyane ni uko buri scene ya filime babahaye bashutinga mu buryo bwiza, ndeni na emotions zabo zituma abantu babakunda cyane. Uyu Tantai Jin wakinnye ari Tangarinsi muri Whispers of Fate, akenshi na kenshi muri izi seri agaragara nk'umukinnyi mukuru. Urebye aya mafoto ngiye kubereka haruguru cyase amafoto muri kubona muri screen yanyu baratangaje cyase baratandukanye. Umubonye wagira ngo nakana k'imyaka 21 ugatangira ugatereta umuntu n'umucecuru, kuko imyaka 31 umuntu abagaragara nk'akuze cyane. Uyu musore bita Tantai Jin agaragara nk'umusore utangeje imyaka 25, gusa igitangaje nuko afite imyaka 37.
Uyu Tantaye Jean ubuzima bwe bwose cyangwa se aho yakuriye, papa yari umwarimu wigisha dancer, ubwo bivuze ngo n'umwana bivugwa ko yakuze yigishwa kubyina. Uyu Tantaye Jean, uyu mukobwa we mu gukura kwe yakuze ari umuntu wita ku mirimbo, cyangwa se ubwo tubivuze mu Kinyarwanda, yakuze yita ku bintu bijyanye n'amasuku y'abagore, makeup, imisatsi, ndende ubwo ndavuga ibintu bijyanye n'imideli. Igitangaje nuko bisanze muri sinema aka kanya bakaba babayeho ubuzima busa nkaho butangaje. Urebye kuri video zigenda zipostingwa kuri Instagram zabo ziratangaje. Aya ni amastori amwe abagiye atandukanye tugenda tubashakira hirya no hino. Ubaye utararebye iki kiganiro cyangwa se udakurikira kuri channel yacu, ntabwo wabasha kumenya ibintu nk'ibi ngibi bihaca. Iyi channel yacu ni channel ku mugoroba ugiye kugicaho amakuru agiye atandukanye, byamamare byinshi, tunagenda dutondagura ibintu bigiye biri muri ibintu by'amayobera nawe ubwawe utazi, tugende tubibahereza kuri YouTube channel yacu. Ugeze kuri umunota turagushimira cyane, kandi subscribe mu gihe wishimiye ibyo dukora, cyangwa se mu gihe wumva ko wagitegereza n'ibindi biganiro. Channel yacu ni The Great Nexus, twauploadinga saa 5 cyangwa se saa 2 nimugoroba, twauploadinga saa 11 cyangwa se saa 10. Abantu mushaka izi filime ko tuzirangiza cyangwa se itiri the end of them nuko twanayishyira akadomo turi kumwe, wafata nomero yanjye iri muri screen ndarenye bahereza muri publicity igiye gucaho nyuma, ubundi bwo mukanyandikira nkayibahereza bakakanya tugeze kuri episode 34. Ndabashimiye mwebwe mwanteze amatwi, mwageze kuri uwo munota. We wageze kuri uwo munota ndagushimira umuntu w'umugabo. Ntugende utanditse comment cyangwa ukande like, umunsi ariko nabakorera n'ibiganiro, cyangwa se niba ari ikindi mushaka nababwira mwamenyesha nkabibakorera. Yes guys, mwe muri soga cyaragana nje kwabwira mbere yuko dukomeza iyi video yanyu iraje komeze. Uyu mwanya twafasheho kumugora kujya twauploadinga saa 10 video ni yanyu, nta bindi by'publicity bigomba kuzamo. Kazi nuhango abantu mwese mureba izi filime zacu cyase twauploadinga amano ko zo zitari full, gusa biterwa n'ibibazo by'ama copyright ntago mwapfa kubimenya. Bango abantu bari hano cyase mukunda gasobanuye murabizi n'ubundi nibisanzwe mugura filime kwa ba DJ, gusa ko mubona filime nk'iyi Till the End of the Moon nka Fate Chooses mujya kuzibona zimaze imisi sarasotse. Icyo mvuga ni iki, murabona icyo nikurikirwa n'abantu barenga 1000 cyangwa se 600. Ufashe nomero yanjye ngo muri screen ukanyandikira ndi gushaka abantu 600 bugoreza filime ku mafaranga make cyane, filime nshyashya gusa, iseri nyine nshyashya z'inkota gusa, inshyashya gusa. Wango nkaba mfite abantu bari muri group kwabo, nkajya uko zisotse nkajya nzibashyiraho nkabaca amafaranga make, kuko urabona season ni 3,000 titangira. Uyiguze kwa boss baguca episode mwaguca 1000, ariko nge nzabaganyiza mbashye ku 1000 cyangwa se 6 bitewe n'ukuntu mungana, ariko bizaterwa nuko mwaje nyine mungana. Mubaye muri desa nabaca 1000 kugira ngo have amafaranga afatika, cyangwa se kugira ngo ntaza guhomba. Mubaye nka 300 nabaca se kuri 5. Murumva ibyo natari sawa. Fata nomero nyandikire mushyire muri iyo groupe, waba uri mu Burundi, Kenya, za Tanzania, hose Uganda, nta kibazo tuzabibakorera kuri 5 abantu 300. Niyo mwabi 1000 nzagenda mbagabanyiza nyine bitewe nuko mwaje muri beshi. Rero ujya kwa DJ uvanga ibiki nanjye vuba neza imbere njye mbariza filime zigisohoka direct muhita mugomba kuzibona. Asi sawa.